ese uwakoze neza agomba kwiturwa ikibi cyangwa agomba kwiturwa icyiza? Le prix d'une bonne action, c'est une méchanceté ou une bonté? Twese turabizi ko wakoze neza agomba kwiturwa ineza. Gusa muri iyi si usanga atari uko bimeze. Usanga wakoze ibyiza yiturwa ibibi. Inkuru tugiye kumva igaragaza ko muri iyi si neza yiturwa ikibi. Umunsi umwe hari ingona yitwa Diassigue yarimo gukururuka ku mucanga, igarutse mu mwobo wayo nyuma yo kumara umunsi wose yasinziriye ku izuba ryinshi. Ubwo yumvaga abagore bamwe bari baje kuvoma amazi, abandi baje koza inkongoro, abandi baje kumesa imyenda. Abo bagore bavugaga ibintu byinshi, baravugaga bakongera bakavuga. Maze iyi ngona nayo itega amatwi yitonze. Abo bagore bavugaga barira ko umukobwa w'umwami yari yaguye mu mazi akarohama, kandi ko bikomeye cyane nk'uko byari byemejwe n'umucakara ko mu gitondo kare umwami yari gutuma uwo mwobo wumishwa kugira ngo babone umurambo w'umukobwa we yakundaga cyane. Iyi ngona ikimara kubyumva, ikimara kumva umwanzuro umwami yafashe wo kwica ingona zose, muri iryo joro yarahunze ihungira mu gihugu cya kure. Kandi koko ku munsi wakurikiyeho uwo mwobo warumishijwe, maze bica ingona zose zawubagamo. Maze mu mwobo w'ingona ishaje kurusha izindi basangamo umurambo w'umukobwa w'umwami. Birababaje rwose. Hagati ku manywa hari umwana wagiye gushaka inkwi zo gucana mu ishyamba. Uyu mwana yitwa Goné. Yaje kubona ya ngona nuko arayibaza ati, urimo gukora iki aha Diassigue? Ingona iti, narazimiye. Ese wanyitwarira ukangeza iwacu? Umwana ati, reka da, nta mwobo ukibaho. Ingona iti, none se wanyitwarira ukangeza ku mugezi? Kubera ko uyu mwana yagiraga umutima mwiza, yaragiye ashaka umusambi, ashaka n'imigozi, noneho arangije azingira Diassigue muri uwo musambi, noneho arangije arahambira, nuko ashyira ku mutwe arikorera. Yagenze umunsi wose kugeza nimugoroba, nuko abona kugera ku mugezi. Ageze ku nkombe y'amazi, yamanuye umutwaro ahambura ya migozi. Nuko ingona iramubwira iti, Goné, amaguru n'amaboko byananiwe cyane kubera uru rugendo rurerure. Ese wanshyira mu mazi? Umwana kubera umutima mwiza yagiraga, yinjiye mu mazi, amazi amugera ku mavi. Agize ngature, ingona iramubwira iti, rwose jya imbere gato amazi akugere ku rukenyerero, kuko aha ntabwo nabona uko noga neza. Umwana yarabyemeye, ajya imbere, amazi amugera ku rukenyerero. Nuko agize ngature, ingona iti, jya imbere akugere mu gituza kugira ngo mbashe koga neza. Umwana nabwo yarabyemeye, ajya imbere, amazi amugera mu gituza. Noneho agize ngature, Diassigue iti, none se ko nta munsi utavunitse wakwijya imbere gatoya amazi akakugera ku bitugu? Umwana nabyo yarabyemeye, yigira imbere gatoya, amazi amugera ku bitugu. Noneho Diassigue iramubwira iti, noneho nta kibazo, wanshyira mu mazi. Nuko umwana yishyira mu mazi. Agiye gusubira ku nkombe, ingona imufata ukuboko. Umwana aratabaza cyane ati, mama we, mama we, mama we, nimuntabare, nimuntabare, ndekura, ndekura, ndekura. Ingona iti, sinakurekura kuko nshonje cyane. Umwana ati, ndekura, ndekura. Ingona iti, sinakurekura, maze iminsi ibiri ntarya.
ndashonje cyane. Umwana ati mbwira Diassigue, igikorwa cyiza cyiturwa inabi cyangwa cyiturwa ineza? Ingona iti igikorwa cyiza cyiturwa inabi, ntabwo ari ineza. Mwana toya we, ndi mu maboko yawe, ariko ibyo uvuga si ukuri. Wenda ni wowe wenyine uvuga ibintu gutyo. Ngona iti ibyo nibyo wibwira. Umwana ati reka noneho tubaza abantu tumenye icyo bavuga. Ngona iti ndabyemeye, ariko nihaboneka abantu 3 bemeranya nanjye, uzarangirira mu nda yanjye, ndabikubwiye, nzakurya. Mu gihe ibyo byari bitararangira, haba haje inka ishaje cyane bikabije, yarije kunywa amazi. Imaze kunywa amazi, ingona irayihamagara, irayibaza iti niko wowe ushaje kandi ufite ubwenge, wadutekerereza niba igikorwa cyiza cyiturwa icyiza cyangwa niba cyiturwa inabi? Inka irasubiza iti ingororano y'igikorwa cyiza ni ikibi, ni inabi. Nimunyemerere mbibasobanurire neza kuko mbizi neza. Igihe nari nkiri muto mfite imbaraga, igihe navaga mu rwuri nabonaga ibisigazwa by'ingano n'umunyu, bakampa amasaka, bakanyuhagira, bakankorakora, kandi umushumba wanjye muto yarazi neza ko aramutse yibesha akankubita shebuja yari kumuhana. Icyo gihe natangaga amata menshi, kandi nka n'undi mutungo wose databuja yari afite ninjye yari abikesha. None ubu ndashaje, singitanga amata cyangwa inyana, sinkitabwaho, ntibakinjyana mu rwuri. Mu gitondo inkoni ikomeye irankubita nkava mu kiraro nkajya kwishakira ibyo kurya. Ingororano y'igikorwa cyiza ni ikibi, ni ikibi. Ingona iti wabyumvise Goné? Mwana ati yego ndabyumvise. Inka imaze kunywa amazi igenda icumbagira, izunguza umurizo wayo ushaje uribwa n'udukoko, igenda yerekeza mu byatsi bike byo mu ishyamba. Iyi nka yari yarakubititse pe. Mu gihe ibyo byari bitararangira, haba haje ifarasi ishaje kandi inaniwe, nayo yari ije kunywa amazi. Noneho mbere yuko inywa amazi, ingona irayihamagara iti yewe wowe ushaje kandi ufite ubwenge, wadusobanurira njye n'uyu mwana niba igikorwa cyiza cyiturwa neza cyangwa cyiturwa inabi? Ifarashi iti yego ndabishoboye, mbizi neza. Igikorwa cyiza gihora cyiturwa inabi, kandi bimbizi neza. Nimunyumve mwembe mwabana. Igihe nari nkiri muto mfite imbaraga, nari mfite abashumba 3 banshinzwe. Mu gitondo na nimugoroba nasangaga isafuriya yanjye yuzuye amasaka n'ibinyobwa biri mu buki. Umunsi wose nabaga mfite ibyo kurya. Baranyuhagiraga buri gitondo bakankorakora. Nari mfite umugozi n'intebe byakozwe n'umunyabugeni w'umuhanga. Najyaga ku rugamba
kandi imbohe 500 databuja yafashe ku rugamba zose zagarurwaga ziri ku mugongo wanjye. Imyaka 9 nari ntwaye databuja n'umutungo we, none ubu ndashaje. Icyo bankorera ni ukunshyiraho umugozi mu gitondo kare, bakankubita inkoni, bakanyohereza mu ishyamba gushaka icyo ndya. Igikorwa cyiza cyiturwa inabi, ineza yiturwa inabi. Ifarasi maze kuvuga ibyo iragenda inywa amazi igihe kirekire, irangije iragenda, igenda ibangamiwe n'umugozi kandi igenda nayo ihengamye. Yari ishaje cyane kandi itakitabwaho. Ingona irangije ibaza wa mwana iti, Goné wabyumvise? None ndashonje cyane, ngiye kukurya. Umwana ati, oya nshuti yanjye Diassigue, wowe ubwo bavuze ko turi bubaze abantu 3, tumaze kubaza abantu 2, reka tubaze undi umwe nawe nabyemeza. Rwose ntabwo ndi bukubuze kundya, undye ndabyemeye. Ngona iti, nanjye ndabyemeye, ariko nkubwije uko ariko tutari bujye kure. Mu gihe ibyo byari bitararangira, haba haje Bakame, iza yiruka kandi simbagurika. Ingona irayibaza iti, niko wowe ushaje kurusha abandi, wadutekerereza ninde muri twuvuga ukuri? Njye mvuga ko igikorwa cyiza gihembwa n'ikibi, naho uyu mwana akavuga ko igihembo cy'igikorwa cyiza ari cyiza. Nuko Bakame izunguza amatwi irayabangura, ibaza Ingona iti, Diassigue nshuti yanjye, wigeze gusaba impumyi kukubwira niba ipamba ari umweru cyangwa niba igikona ari umukara? Ingona itoya rwose, nose wabasha kumbwira aho umwana ajya utazi ababyeyi be? Ingona itoya. Bakame iti, noneho mbwira ibyabaye kugira ngo mbashe kugusubiza. Ingona iti, dore uko byagenze. Uyu mwana yambonye mu gihuru imbere, amfunyika mu musambi, anzana hano. None ndashonje kandi ngomba kurya kugira ngo ntapfa. Byaba ari ubufuku mureka gasohoka nkirukira umuhigo utazwe. Bakame iti, ibyo ni ukuri, ariko amagambo aramutse arwaye, amatwi agomba kuba ameze neza, kandi amatwi yanjye ameze neza kuko yumva, kandi ibyo mbishimira Imana. Ariko hari ijambo rimwe wavuze ntarimo kumva neza. Ingona iti, ni irihe? Bakame iti, ijambo uri kuvuga ko uyu mwana yagutwaye mu musamba akakuzana hano, ibyo sinashobora kubyemera rwose. Wa mwana ati, ibyo ni ukuri, niko byagenze. Nuko Bakame iti, ceceka, uri umunyabinyoma nk'abandi bo mu bwoko bwawe. Ingona iti, uyu mwana arimo aravuga ukuri. Bakame iti, no, njyewe ibyo bintu nabyemera ari uko mbibonye. Nimusohoke mwembi mu mazi. Umwana n'ingona basohoka mu mazi. Bakame iti, uvuga ko watwaye iyi ngona mu musambi, wabikoze ute? Umwana ati, nayizingiyemo nuko ndahambira, nuko ndangije ndikorera. Bakame iti, ibyo bintu ndashaka kubibona, nimubingereke kugira ngo mbashe kubyemera. Nuko ingona yishyira mu musambi, umwana arangije ayizingiramo, arahambira. Bakame iti, wambwiye yuko umaze kuyihambira wayikoreye ku mutwe?
umwana ati yego rwose niko byagenze. Bakamiti ngaho yikorere ndebe, njye ndabyemera ari uko mbibonye, iyi ndabyemera ari uko mbibonye rwose. Umwana amaze kuyikorera ku mutwe, bakamibaza uwo mwana iti niko sha, ubundi hari icyo upfana n'ingona? Umwana ati oya ntacyo. None se hari icyo upfana na Diassigue? Umwana ati ntacyo. Bakamiti noneho rero ijyanira uwo mutwaro mu rugo, so na nyoko n'abandi bose bazagushimira kuko iwanyu mubonye ibyo kurya. Uko niko abibagirwa ibyiza bakorewe bagomba guhembwa. Nuko umwana ayijyana iwabo, ayigejeje imuhira barayibaga barayirya. Nuko bamara iminsi bishimanye n'inshuti n'abavandimwe. Sinjye wahera Diassigue n'ubugome bwayo. Mu gusoza nimureke nanjye mbibarize, ese ingororano y'igikorwa cyiza ni inabi cyangwa ni ineza? Mushobora kubidusangiza muri comment. Nawe turabashishikariza gukora like, share na subscribe. Mwakoze cyane kubana natwe muri iyi nkuru, nimureke tuzasubira ubutaha.